Isa umeze neza byari byiza kuganira nawe mu rugo ariko nawe mfite ubwoba ko dada ari buze agasanga turi kumwe. Dada wawe harya aritonda ntabwo ari byatanze sageze ko ijwi maze bikiza sinabona yego ukunda n'umusatsi baby akunda gukunda cyane iyo turi kumwe mba numva nishimye ntabwo nshaka kuzakubaza ijwi nawe usigaye nyigana none se icyo nshaka kutuganira njye na Petit Frere hano mu rugo akazi kaba ari kenshi cyane sibyo kandi turimo turashaka umwana wadufasha mu rugo sibyo kandi ndabizi neza ko ushobora kundungira umwana muzima witonda umeze nkawe sibyo umuhungu ariko yaba umukobwa yaba umuhungu nta kibazo sibyo ikizwa nuko yitonda agira imico myiza sibyo nicyo kintu nashaka kukubwira azaba ari ingenzi wowe si wowe tukabona na Petit Frere wowe si Petit Frere agukunda kandi utazambabaza sibyo ariko nyine nzashaka umuhungu hari ikibazo wowe uzabona nta kibazo ariko kuba afite imico myiza nk'iyawe sibyo hanyuma rero ndacyari gutegura tucyari kwitozaho ubwo bamagaritse mu kazi ariko hari n'ibintu biri gutunganya kugira ngo ndebe yuko njye nawe twazagera urugo rwiza sibyo ikindi kandi agiye yitaho sibyo ese wemerewe nzamushaka noneho amasaha akuze kandi nanjye mu rugo nsanga Petit Frere byari ukuntu kijya kirakaza ukubona sibyo suba wamuvunishije namuvunisha ndamufashe nyine mufashe ibishoboka undi nawe tugafata nyine turumvikana sibyo nkuko nawe tuzakumvikana beragiye ndamushaka nari rangurira akantu sawa bye love you bye shani byiza manye shara ahubwo nabuze ahubwo niwe wabuze iri ku muhanda mvura se ubwo wabaye ikiza uri kwisiga uduki sheri wanjye uri kunyita kagira inkuru rero ni burase buracyari kumwe ndashaka cyari kumwe ariko ntabwo mwizera njana kubera iki se ubwo wese ubizi ariko uriya muhungu we wanari jetro ntari reka ubwo se byagenze gute we ntabwo mwizererega ni mwiza ibyayo sinzi ukuntu bigenda none se we ubwo se nyine ubwo wigiriye inama kweli shabwo nyine mukandi twe turi kumwe arambwira ngo ashaka umukozi ushaka kujya kumureba iyo ugenda kuba umukozi kwa sheri wawe wamfashije ibyo kuba umukozi kwa ibyo faveri ndi kugusaba ariko nizere ko ubwo harimo ibiceri urabizi ko nanjye ku biceri mba ndoze ubwo harimo ibiceri uzangurira kandi ndamugurira byeri ni ukugenda nka mukozi nkanamukuneze ntabwo mwiza ese ubizi ko mbishoboye ntiwanyizera ko ariko harimo ibiceri harimo ibiceri subizi ntabwo njya mbere nawe sinagenda kuba akaryasi ku busa ndagenda mukunekere ubwo nizere ko ari we tuzavugana njye tuzavugana sibyo zajyamo amakuru buri munsi kandi nimba yajemo amafaranga ubwo ni buri munsi cyangwa buri kanya nzajya nguha amakuru y'ukuntu bimeze ubona haje umukobwa wa mama urasa neza yashize irakwishe mayo uzandangire sheri wanjye yitaye yakwitayeho ko mbona bari imboga ari sera uratangiye ubu sinzagwamo utangiye turi no subizi ko subizi ikintu kikujyanye subizi kuri umushu wanjye ntabwo nafera umugabo sheri ndakwizera nawe ndagukunda nzagenda muneke nzajya guhereza amakuru sibyo ntari wiri kugira ntuzatuma ari mu rukundo
nzara nyine nitsimba nk'ubundi nko mu gikoni guteka cyangwa hanze bagiye guhereza amakuru kubera ko utari komfe akareka urumva nagufira ntazajya yaryamye ndabishaka nzafite poroti ejo ntari ejo nzakubwira bayi bayi. Njyewe wowe bite amakuru ni meza nashakaga akazi ushaka akazi urangiye birahita warundangiye wanjye ngo mukeneye umukozi urayisa kandi umukozi Rachel cyane nta kibazo umukozi hanyuma se bakwita ndetse anyita mutoni 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 ndetse uzi gukora iki birenze gukora akazi kose koza ibyombo gukoropa guteka mbese n'akazi kose nagakora kazi ariko uri umwana mwiza nawe uvuga ibyiza nyine ko nta bibi ntacyo ntwaye n'ibizaba binanira muzajya nyine munyerekera nta kibazo noneho ngiye hano mbana na murumuna wanjye sibyo sinzi wenda nimba ari hano we petit frere ngwino hano se wowe guhora mu telefone ibintu byawe byose ni telefone none se ni umubebi umubebe se wowe suza undi mwana meze ute meze neza umubebi se umukuyehe mani uyu mubebe rero nari navugishije Raisa mubwira yuko dukeneye umuntu uzajya udufasha hano tuzajya dufatanya nyine twese ntabwo tukuzanye ngo tukugire umukozi sibyo ni ukujya udufasha utuntu tumwe aha ngaha ariko tukakwerekera natwe tukagufasha sibyo uyu rero ni murumuna wanjye bamwita Rich witwa nde wowe nitwa Mutoni mutoni tene ashobora kuba ari n'umwana mwiza uko bigaragara ndabona ari umwana mwiza aragerageza muto rero tuzabane neza n'ukuri nta ribi ryacu tuzajye tugendana neza Berite ntukazajya umwici Beritanje mate kandi uko twari turi kumwe mu kanya ariko muri iki byo kumwicisha akazi umwana w'umukobwa byenda byawe uzajya ubyifurira uzajya dufashiriza aho ngaho nyine byoroheje sibyo Mutoni noneho bavuganye se ibintu byose si ibintu birenze kuri ibyo ni ibiki amafaranga si yakubwiye se tuzatuguhereza yarambwiye kubitaho gusa ubwo rero Rich musigare mumwerekera nanjye nagiye kujya mu kazi uzaza kumwereka icyumba cyiwe hanyuma be nanamumenyereza shabuka ariko jya ukahuka mani umwigisha imico mibi yari mico mibi mani sawa sawa rero sawa hanyuma imana ugira akazi keza brother man poa Tony
se kubera iki wafashe imyambarire yawe ukaba ari imyambaro ese hari ibintu turimo ese ikibazo wajya ureka ariko tuvuga iki witonze ubabarira asa umuhungu w'ushima wanjye uhingutse hari agasambiro k'umutwe ibyo wayambabarira ese ubundi Rich yagiye he se wiki mbese kuki wambaye iyo myenda mbese si turi mu rugo turi mu rwerero sibyo witonze muto so wavugisha babarira tubanze twumvikana uzi ko neye ubwoba uzi ko nunguye wavugishije sibyo mbese ko nabonaga uri umwana mwiza ibi ngibi bigenze gute mbese n'ubwana bwo mbese iyi myambarire yose mbese kugira ngo bikeneye bigende ase ubaye utubunga witonze sibyo se ubaye banza unyumve neza sibyo ko nabonaga uri umwana mwiza ibi ni ibiki utangiye none mbese hari ibirenze nk'abantu uzi ko wari wambona nambaye gutyo njyewe ese mwambwiye ngo nzaye nta by'ubukozi ni ugufashanya aha ngaha mbese gufashanya bigatuma wambara gutyo ukaza unkora kuruba imyambarire yaciye nk'amabere ibihari birenze ese wambwiye ngo nzajye nifata nk'umwana muto mbabarira rwose mbabarira pe urabaye nabonaga uri umwana mwiza ubona witonze oya ibisebe byose ni iby'iki uri kwambara n'ibyo ibaze nka Rich agasanga uri kunkora kora wambaye gutyo yawe oya mbabarira rwose nose arabiyobewe ntabwo ari wambabariye ko nese wabaye ikisho ahubwo ndahamagara wese amubwire yuko nta mukozi mukeneye kuko iyi myambarire wambaye iri ku oya ubu ndetse si abantu ni ukubona abantu bameze gutya muza mwagize abana beza kumbe ni gutya muba mumeze ese bihari ibirenze turi mu rugo ese turi mu rugo ego mana yanjye ego mu rugo mbega umugabo mbega we Raisa niwe ufite umugabo abandi barabeshya bimeze bite shuri amakuru se we ko wanyanze yego komanda urumamagaye ngo tuvugane kuri ya dirusi shamandika mbafite amasuku naba n'akazi kenshi umva se mani shawahora n'iki se ko diru yanze mani mvashiri wawe n'akasamutwe naramugushije nambara ubusa abizi ko mbishoboye nambara ubusa nkajya musanga mu cyumba ariko wapi mva neza wagira ati waramuroze pe ego umuhungu Raisa mbega umuhungu wa mungu yaragize neza byaranze umuhungu nta mukobwa yigiza umuhungu namwicayeho nambara ubusa ndahera ndahindura yaranze neza bagira ati waramuroze ahubwo mani sinzi ikintu uzakora kabiri ahubwo mwizere cyane kuko yaranze neza mwizera ahubwo uramuhungu ahubwo ujya gukora ikintu Raisa ego kumana ego inzu yose Raisa mbaragukunda ahubwo munambeho pe ahubwo nyeregeyeho bayi ahubwo tuzongera tuvugane ku bindi nawe ndaragukunda uramuhungu sawa bayi